Yesesi bakunzi b'ikinyamakuru cya Tura TV cyangwa se Tura Empire, nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Ngira ngo turi mu bihe bitoroshye cyangwa se mu bihe bitari byiza nk'uko twari dusanzwe dutangira inkuru. Ngira ngo uyu munsi wa none ntago ariko tuzitangiye, ni ibintu bibabaje ndetse biteye agahinda ku bantu bari mu bice bigiye bitandukanye hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu indani muri Afurika ndetse na nyuma ya Afurika, kuko ibyabaye nta gahomamunwa, ibyabaye ntabwo bisanzwe, ni ibintu tutari twiteze ndetse ni ibintu navuga ngo biratunguranye cyane, kuko ntabwo ari ibintu dusanzwe tumenyereye. Ngira ngo iki kintu nk'iki ni inshuro ya kabiri kibayeho mu isi y'amateka, cyangwa se kuva isi yaremwa, isi y'Imana, isi nziza, isi yuzuye amahoro ndetse n'urukundo, isi yuzuye urwangano n'ubugome ndetse n'ubuhemu mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko abantu buri kumwe nabo museka ariko ejo mukaba mutakirimo muraseka. Ngira ngo mwese mwagiye mubibona ku nkuru zigiye zitandukanye cyangwa se ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho amakuru ari kugenda avuga ko Gogo Gloriosa yitabye Imana, Gogo Gloriosa yapfuye. Ibi ni ukuri bene data birababaje ndetse biteye n'agahinda ku bantu bamukundaga. Gogo Gloriosa ni umukobwa wari ufite imyaka 37 y'amavuko, yari akiri mutonya, aho yamamaye ejo bundi ku ndirimbo ye ya indirimbo ndetse navuga ngo ni ya mbere ya Everyday I Need the Blood of Jesus, buri munsi mbanyeneye amaraso ya Yesu. Ngira ngo nicyo byari bishatse kuvuga ku bantu batarimo barabasha kubyumva, ariko ngira ngo mwese murabyumva kuko nta muntu wakurikira ikinyamakuru cya Tura cyangwa se Tura Empire atazi icyongereza, kuko twese turi abanyarwanda kandi tubereyeho kwiga mu bintu bidufitiye umumaro. Gogo Gloriosa rero naho yari amaze iminsi mu ivugabutumwa cyangwa se aho yari arimo arakorera umurimo mu gihugu cya Uganda, igihugu cy'abaturanyi, igihugu cyiza navuga ngo kirimo amahoro. Nibwo uyu munsi wa none kuri uyu wa kane cyangwa se ku munsi wa kane nibwo bikemo wa Yesu cyangwa se bikora Imana, umuntu ushinzwe gutangaza amakuru ya Gogo Gloriosa cyangwa se umuntu wari usanzwe akorana na Gogo Gloriosa, aho ubwe ari we wabyiyandikiye akabitangaza, akavuga yuko Gogo Gloriosa ubwo bari bari imyivugabutumwa, ubwo yari ari mu gihugu cya Uganda, yitabye Imana ku myaka ye 37. ubwo abantu bamwe byananiwe kubyakira, bamwe kubyumva ntabwo barimo barabasha kubyumva. Ngira ngo mu mitwe yabo ni ibintu batarimo barakurura ngo babashe kubyumva, kuko ni urupfu ruje amarabira, ni urupfu ruje rutunguranye, ni urupfu abantu batari biteze, ni ibintu mbega navuga ngo bije byirukanka cyangwa se ni ibintu bije bisukiranya, kuko ngira ngo impamvu natangiye mvuga ngo urupfu nkuru ni inshuro ya kabiri rubayeho. Ngira ngo murabizi ko twabuze Vava nawe Dorimbogo, cyangwa se kuko Vava abantu benshi batari barizi, Dorimbogo nawe yapfuye mu bintu bigiye bitanguranye. Ariko Gogo Gloriosa ejo yari yiriwe mu gitaramo, ejo yari yiriwe ameze neza, ejo yari yiriwe mu ivugabutumwa rwose ameze neza, uretse ko burya umuntu agiye gupfa arabigaragaza ndetse akanasezera. Gogo mu kiganiro aheretse gukorera ku kinyamakuru cya Empire, ngira ngo asa nkaho yari arimo atanga ibimenyetso byo kuba yasezera ku bantu mutari mubizi, mwajyandukirayo mukajya kureba. Ariko nk'uko amakuru agenda bivuga mu bice bigiye bitandukanye, abantu benshi bari banze kubyemera, abantu benshi bari banze kubyakira, ariko twasezeranyije abakunzi bacu ko ikizaba cyose tukababwira, ndetse n'ikiba ari cy'ukuri tuzakivuga, niba ari ibinyoma nabyo tuze tubishyireho umucyo. Gogo Gloriosa yitabye Imana, ubwo abantu benshi bari kuvuga ngo Imana nayo hari ukuntu igenda ibikora mu buryo bugiye butandukanye. Ubwo abantu bamwe bapfa ndetse umuntu agakura ababaye, agakurira mu buzima bubi, ariko yatangira kubona akantu, yatangira kuba ageze ahantu hakamugiriye umumaro, ugasanga ubuzima buranze, ugasanga ubuzima burahagaze. Ni ibintu abantu batarimo barakira. Ngira ngo bino bintu byongeze kuba kuri pasiteri twakundaga, pasiteri mwiza cyane, Pastor Theogene, Imana ikomeze kumuhereza iruhuko ridashira, hari aho aruhukiye, Imana ikomeze kumurinda kandi ikomeze kubana nawe, kuko navuga ngo nawe urupfu yapfuye ni urupfu rwari rutunguranye. Ubwo nawe yari ari kugenda mu gihugu cya Uganda, niho imodoka yakoreye impanuka. Rero na Vava ubwo yari aho ngaho niho bikora Imana cyangwa se bikemo wa Yesu, navuga ngo manager wiwe, wa muntu wamukoreraga indirimbo, umuntu wamukoreraga buri kimwe cyose, umuntu wamutereye itafari kugira ngo uyu munsi aba ari Gogo tuzi, umuntu wafashe Gogo akamufondari akamutera fondasiyo
umuntu navuga ngo gogo nubwo yarahagaze ku Mana ariko muri iyi si burya umuntu wese agira gisunika, navuga ngo nawe yari gisunika yiwe ndetse niwe muntu waruhuye kumufasha kugira ngo abashe kuba uyu munsi wa none ari uwari we. Gogo Gloriosa rero yitabye Imana ku myaka ya 37. Turakomeza twihanganisha abakunzi biwe, turagumya twihanganisha abavandimwe biwe, twihanganisha umuryango we muri rusange, kuko ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bibabaje aho umuntu atangiye kubaho neza, atangiye kubona ubuzima bwiza, ubuzima ugasanga buranze, ndetse bamwe niho barimo baragenda bavugira yuko Gogo Gloriosa aziza amarozi, kuko ni ibintu bitari kumvikana. Ariko ntabwo ikintu cyangwa se ingingo nyamukuru yaba yatumye Gogo Gloriosa ntabwo iratangazwa cyangwa se ntabwo iramenyekana, ndetse bamwe banatekereza yuko yaba ari umunaniro mwinshi yaba yaragize, bakavuga yuko Gogo Gloriosa kuko yari amaze iminsi muri biriya bintu byo gukora umurimo w'Imana ivuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo mu minsi yashize mwari mwabonye ko yatangiye ibikorwa byo kugenda asura abantu, agera mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse Gogo Gloriosa ni ibintu kubivuga bigoye umutima, kubivuga ni ibintu biba bidasanzwe, ni ibintu navuga ngo yaratangiye igikorwa cy'ubutwari, igikorwa cyo kugera ku bantu akabasura, biragoye ariko nakunda umuntu arihangana akabyakira, umutima ukabyakira. Gusa ngo mise nihanganisha umuryango we kubw'ibikorwa yari yatangiye, asa nkaho asoje urugendo rwiwe muri iyi si. Gusa n'ubundi ibikorwa byiwe tuzagumya tubikurikirane, kuko ntago indirimbo yari ari guhimba zaba zirangiye, ntabwo indirimbo ze zaba zishize ubu ngubu, ntabwo yabura izo yabasize kuri iyi si. Tuzagenda twumva izo ngizo, kandi burya buri muntu wese aba afite ikintu cyamuzanye kuri iyi si, buri muntu aba afite urugendo rwamuzanye kuri iyi si. Iyo rurangiye arataha akitaba Imana, akajya kwitaba, kuko abasoje umurimo yamuhamagaye gukorera hano muri iyi si. Rero mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kwihangana, ndabizi ni ibintu bigoye, ni ibintu bitoroshye, ariko kubera Imana burya ibintu abantu barabyakira. Gusa bamwe bababajwe nuko Gogo Gloriosa apfuye nta n'umwana asize, apfuye mbega sinzi ukuntu abamama bapfuye badafite umwana ukuntu babita, navuga sinzi nimba nabo babita ingaragu. Ntabwo abantu bazi Ikinyarwanda babyandike muri comment batubwire. Ariko Gogo Gloriosa kuri uyu wa kane yitabye Imana mu buryo butunguranye, mu buryo bw'amarabira, ndetse n'ibintu abantu batari biteze. Rero ku bakunzi ba Gogo Gloriosa mukomeze kwihangana kandi mu byakiriza umutima, yego ni ibintu bigoye. Ikintu cyaba kishe Gogo Gloriosa turaza kugitangaza mu masaha ari imbere, nituza kubasha kukigezwaho, kuko ubu ngubu biracyari mwishakishwa, biracyarimo birageragezwa. Ntago bari bavuga ngo ikintu nyamukuru kishe Gogo Gloriosa ni iki ngiki. Gogo Imana imuhereza iruhuko ridashira kandi ikomeze kubana nawe. Rero wowe ukurikiye ikinyamakuru cya Tura TV Show ari ubwa mbere, cyangwa se Tura Empire ukaba uhageze ari ubwa mbere, ndagusaba kuba wakora subscribe, like, share ndetse na comment. Gusa ntago ari itegeko, n'ubusabe. Nimba wumva hari icyo twazakumarira cyangwa se hari indi nkuru twazavuga ikaba gushimisha wabikora, ariko nanone wumva nta mumaro nabyo it's okay, ni ibintu biba bishoboka cyane. Ngero turi kumwe ku kinyamakuru ni Tura. Mukomeze rero kugubwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Dusubire mu bindi biganiro, ubwo nituza kubasha kumenya mu masaha ari imbere ikintu cyaba kishe Gogo Gloriosa, natwe turaza kugitangaza mu buryo bwiza kandi uburyo bwihuse. Gusa sinabura kubabwira ngo mukomeze kwihangana kandi buri muntu wese ajya ahora yejeje, kuko tutazi umunsi n'igihe. Bibiliya nivuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe ubwo umusaruzi azaza gusarura, cyangwa se ubwo umwami azaza gutwara abe. Natwe umunsi ku wundi bamwe bagenda batuvamo, abandi bagenda, ariko nukugumya kwihangana ndetse tukabasha kubyakiriza umutima. Rero mukomeze mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom.